Yosefu ibyo rero bimubaho, cya gishoro Imana yashoye muri we hari ahantu cyagombaga kungukira n'ahandi hari muri Egiputa. Igishoro Imana yashoye mu Bisirayeli bakura mu maboko ya Farawo, ibitangazo yakoze muri Egiputa byose, byo icyo gishoro cyose Imana biritubwira ngo nzakoresha amaboko yanjye ngo mbakure, nzakoresha imbaraga zanjye ngo mbavane amaboko ya Farawo. Imana ikoresha ibitangaza byinshi muri Egiputa ngo bakureyo, ariko icyo gishoro Imana yashoye muri Egiputa ntibashoboye kukirinda. Ubwo bagendaga mu butayu bagiye bitotomba, biganyira, bibaza ibibazo byinshi cyane, bituma cya gishoro Imana yashoye muri bo gihomba. Imana iravuga ati rero byo mwivugiye niyo bizabaho, ariko abavukiye mu butayu nzabagezayo. Abantu baje kugira mu masezerano yabase kuko batashoboye kuhitamo neza mu rugendo bagendanyemo n'Imana ngo bazagere ku gishoro Imana yari yashoye muri bo. Yosefu ariko mu rugendo rwe uko tubibona mu mateka yiwe, Yesu mbwe cya 39:41, ibyo bice byose ko ari bitatu birakwereka ubuzima bwa Yosefu n'uburyo yagiye ahitamo bitagwanya inzozi yari yarose, ahubwo byuzuzanye bishyigikirana bimusunika kuri za nzozi Imana yari yaramuvuzeho. Hari ibintu bimwe na bimwe bitatu cyangwa se bine bishobora kukwereka neza yuko utarimo uragwanya icyo Imana yakuvuzeho, cyangwa se urimo kukivamo, cyangwa se urimo kugisenya. Icyambere nibyo urimo kuhura nabyo atari ingaruka z'icyaha wakoze. Cyo ni ikintu cyambere uwareberamo ukamenya ati ibi bintu ndibirimo birambaho si ingaruka z'icyaha. Cyo ni cyambere. Cya kabiri ni amahoro mu mutima. Ese ufite amahoro? Ibyo urimo kubona bikubaho, ese ufite amahoro? Iyo nta mahoro bifitemo ni ikimenyetso mu bimenyetso byo bigaragaza neza ko ibyo urimo kunyuramo bishobora kuba ari imirimo y'umwanzi. Cyo gihe ubisengeye biragenda, ariko nusengera ikintu rimwe kabiri gatatu nubona impinduka uzamenye neza ko ari ishuri Imana igucishijemo, ugomba kwiga. Icya gatatu, ese ibyo urimo gucamo birimo birakwigisha iki? Iyo nta shuri irimo birakwigisha ugomba kubyibazaho, kuko ibyo Imana iducishamo byose bifite intego yo kutwigisha ikintu runaka. Iyo ubona rero ibyo urimo gucamo bitarimo birakwigisha ikintu, jambo rimwe bavuga ngo naguzongera amaso yo naguzongera kandi guhishwa abakwigisha. Igihe uzabamo kugaburirwa ngo amazi y'agahemano n'ibyo kurya by'inikize nikize, ruvuga urimo kujya ibintu bitaguhagije kandi bitakwi, ibyo birimo kubinyuramo biye bitoroshye, ngo amaso yawe igikomeye si byo urimo kujya bidakwiye, donc bitaguhagije, ahubwo ngo amaso yawe ngo nazongera kandi guhishwa ubukwigisha. Ruvuga ugomba kureba ibirimo gucamo ni ikihe kintu kirimo uri muri ga gishasha utaruzi. Urebye ubuzima bwa Yosefu yaciyemo byari ishuri, hari ibyo yagombaga kwiga. Ni gute wajya kujera igihugu n'ubutunzi bw'igihugu utazi kujera? Imana agombaga kumucisha muri gestion yo kwa Potifari kugira ngo Imana iteste uburyo agera muri iyo nzu izamwigizigize byinshi. Icyubahiro gikomeye urindiriye ejo ntushobora kuzagihabwa Imana itakwigisha isomo ryo guca bugufi. Kugira akamaro mu buzima bw'abantu menshi cyane, ntabwo Imana iza kwizera ubwo rwego itarakwizera kugira akamaro k'umuntu umwe muri kumwe aho ngaho. Nta bantu bahari ngo babibone, nta bantu bahari bakomeye ngo babyapresiye. Wibereye ahantu wenyine nka Dawidi wicaga idubu n'intambwe, yibereye nk'ishyamba, nta muntu uhari umukomera amashyi, nta podium ihari, abantu bayibona ati kabisa yakoze ibintu bikomeye. Wapi? Imana mu ishuri ryayo ko ni kwigenda itwigisha. Hari ibintu Imana dukoresha ahantu hatazwi, nta n'abantu bahari, n'amakamera na televiziyo na viewers na like na live, byose ukabibamo nk'umuntu utazwi wibereye aho ngaho, ariko ni ishuri urimo gucamo ukiga. Hari ibyo Imana irimo kwigisha, rero icya gatatu gishobora kukwereka nyuma y'icyambere kureba ko ibyo urimo kubamo atari ingaruka z'icyaha. Yosefu agurishwa ntabwo byari ingaruka y'icyaha, yari yubashe se amurungitse, baramureba bamugirisha baramugurisha, yisanga yakora uburetwa, ariko ntabwo cyari icyaha yari yakoze ngo yisanga yakora uburetwa. Cyo ni cyambere. Cya kabiri ni ukugira amahoro mu mutima, pana amahoro y'amafaranga n'ubutunzi n'ibindi bitandukanye isi itanga. Oya, amahoro mu mutima, kumva ufite amahoro, ubusabane bwawe n'Imana bugihari, wiganiriza ukumva gusenga biracyakoroheye, kuva kuyegera biracyatemba nta kibazo. Ayo mahoro iyo uyafite ikibazo kigaragaza kuri mu nzira yo. Hari icyo utangiye kubura amahoro mu mutima,
utangiye kuyabura haba hari ikibazo gikomeye. Ugomba gusenga ibyo bintu ukabisenga cyangwa ukabyirukana, kuko hari igihe na Satani ashobora kukuvangira mu bintu. Icya gatatu gikomeye ni iki urimo kwiga mu bintu urimo gucamo. Ni iki niriye somo urimo kwiga. Ugomba gushakisha isomo urimo gucamo, kuko Yozefu ibyo arimo aracamo byamusigiye isomo byamufashije mu Misiri imbere. Isomo abantu benshi rero baca mu isomo bamenye ko baciye mu isomo, kubera gushaka kubyirukana, kubera kubihunga, kubera kubikwepa, kuko kutabishaka. Ariko hari by'Imana irimo kukwigisha, plus ubyiga vuba, plus ishuri rirangira vuba.